M23 AFC mu myaka 3 bamaze bari kurwana, umuntu yatekerezaga ko mu by'ukuri baba ari abantu bari kuzana ibisubizo, bagiye gukosora ibyo tubona bitagendaga neza. Mbese ni ukuvuga ngo kumva ko bateye, twe twatekerezaga ko ya mihanda mibi dusanzwe tugira muri Kongo hagiye kubakwa imyiza, ya suku nkeya igiye kuhava, umwanda ugashira, ya ruswa igiye gushira, umuyobozi agakora adategereje gusaba ruswa abakorera. Umuntu niba afite yenda icyo agomba gukora n'ubushobozi afite, ashingiye ku bumenyi afite, ari buhabwe akazi batabanje bamubaza ngo uri mwene nde, ukuzi ninde. Ibyo byose navuze haruguru, twongeyemo na kiriya cyo kuvuga ngo ni uguhiga inyokotutsi nangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kubahiga muri Kongo, yenda no mu bundi buryo ushobora no gusanga atari n'abatutsi bahigwa gusa, ahubwo n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari abahutu, ari abandi n'abandi bagerageza kwifatanya n'ubwo bwoko, bose barahigwa. Ni ukuvuga ngo mu byo umuntu ateganya ko AFC M23 bagombaga gukosora n'ibyo byose birimo. Ikibazo ronge kugeza iyi saha ngerageza gukritika ubuyobozi bwa gisivile muri M23 na AFC. Ni ukuvuga ngo muri AFC M23 igisirikare gihagaze neza, yaba abari hanze nuko tubibona, n'abari mu gihugu niyo wahamagadora ko isi yose yasigaye yarabaye umudugudu umwe, niyo wahamagara uri kuri Goma mwavugana, uri Bukavu mwavugana, uri mu Rubaya mwavugana, nta kintu na kimwe banenga igisirikare cya M23. Ariko tugiye mu kuvuga ngo mu buyobozi bwa gisivile harimo ikibazo. Mu buyobozi bwa gisivile harimo ikibazo ku buryo bw'uko usanga rimwe na rimwe bya bindi bikorwa muri leta ya Kinshasa nanone biri gukorwa mu buyobozi bwa gisivile aho M23 yafashe. Ibi ngibi yenda icyo yenda mbivugiye, cyane cyane ndibanda ku ruhande rw'ubuyobozi bwa diaspora. Ubuyobozi bwa diaspora ni uvuga ngo bwatangiye bukuriwe n'uwitwa Wilimanzi, akaza guhamagarwa akajya hakurya kuri Goma, hakaza gukurikiraho uwamusimbuye witwa Wirinshuti, hakaza gukurikiraho witwa Jackson Muheto. Ni ukuvuga ngo ako gakomite k'aba diaspora ngiye hari ukuntu mbona ko mu by'ukuri batabigenza neza, bishingiye ku bimenyetso ndibuze kubereka hano. Igisirikare kimeze neza, nta kibazo bafite, bari kurwana n'intambara, ko yenda bafata n'ibindi bice, ariko aba bantu bavuye hano yenda se banakuriwe n'uyu Wirinshuti, Wilimanzi, dutekereza ko nk'umuntu umaze imyaka myinshi muri Canada, wasogongeye kuri demokarasi, wasogongeye ku buyobozi bwiza bw'ibi bihugu, yakabaye ari umuntu wa mbere mu gushyira ibintu ku murongo. Ariko aho nagerageje, icyatumye nshobora kunenga ubuyobozi bw'abantu ni iki ngiki. Hashize igihe naragerageje gushaka gukorana nabo bya bugufi. Nahamagaye uwitwa Jackson Muheto, yari yagiye kuri Goma, niho yarari. Ndamuhamagara kuri telefone, turavugana, ariko icyo nashakaga kumubwira kwari ukumubaza ngo mbese umuntu yakwinjira ate muri AFC M23, kugira ngo twe nk'abantu bakuriye mu Bugande ntabwo tuzi ukuntu bimeze. Inzira umuntu yanyuramo kugira ngo yinjire muri iki cyama cyanyu, akorane namwe bya bugufi, yanyura mu yihe nzira? Ntabwo yambereye imfura mbi, yarambwiye ati rero ibitekerezo ufite ni byiza, n'umutima ufite ni mwiza wo gufasha icyama, ariko icyo uri bukore, genda wandika akantu kameze nka application gatoya, usobanurira umuntu ki, uruwahe kandi ushaka iki. Ntabwo nabyumvise ko ngenda ari kunyandikisha application nk'ushaka akazi, kuko akazi ntabwo ari akazi nshaka hariya muri Kongo. Twese abari hano muri diaspora muzi kuko byagenda kose, nta kazi baguhariya muri Kongo baguhemba amafaranga nk'ay'umuntu ahembwa hano, ntibibaho. Kiretse yenda iyo nationalism yo kumva umuntu akunze igihugu ashaka no kukirwanira. Akimara kumbwira ibyo ati genda wandike imyirondoro, uri muntu ki, ushaka iki, kugira ngo nanjye nze kubona uburyo ndi busobanurire abayobozi banjye. Nta bandi bayobozi buno mugabo yagombye kuganira nabo ni Wilimanzi, kuko niwe ukuriye diaspora. Nanone mu buryo bw'uko Jackson Muheto yagiyeyo, nzi ko namwe muzi ko wagiye asanga n'uwo nguwo.
hashize iminsi 2 nongeye kumuhamagara arangije arambwira ati rero eh, twasanze nta wanditse nk'uri gushaka akazi, twebwe nta kazi twaguha ahubwo wowe uzatahuke nk'uko n'impunzi zindi ziri gutahuka. Can you imagine? Njye ntabwo nanditse ndi gusaba akazi, yanyandikishije uru rwandiko ndumwohereza kuri email, yari tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Yanyandikishije utwo tuntu yanyandikishije uvuga ngo sobanura uri muntu ki kugira ngo nanjye abo ndi buganire nabo mbasobanurire uwo uri we. Ibyo biramakenga sense. Hanyuma y'iminsi rero baza kumbwira ngo wanditse nk'uri gusaba application. Ntabwo nti no, ntabwo ari application nasabye, nababazaga ngo gukorana namwe muri M23 kugira ngo tugere ku byo twifuza, inzira umuntu banyuramo ni iyi. Nuko banyirukanye tibashaka ko nanjye ninjira muri movement, biba bisoza muri ubwo buryo. Ndababara ndatuza. Ibyo nabibabwiye kuva mu mwaka wa 2020, mu myaka nk'itatu nangwa nisigaye inyuma, nari narigeze ntekereza uburyo bwo gukora political party, ishaka rya politiki. Nabitekereje ndi muri high school, kuko high school nayigiye hano ku mugabane w'Uburayi. Maze kubitekereza ariko sinabonaga uburyo nzabishyira mu bikorwa, ngerageza gushakisha abagenzi banjye ngo twibaze uburyo twakora iri shaka rya politiki. Ariko cyatumye mbitekereza nuko nabonaga uburyo Kongo iri kubrandinga nanga se iri kwita bano basirikare ba M23 ko iri kubita amazina mabi, ku buryo yenda mbona bya bidatanze n'umutekano ko nkatwe ku mugabane w'Uburayi twagira ibyo dutangira gukora, tuvuga ko turi kubikora mu izina rya M23. Nabonye ari ibintu bishobora kuba byatuzanira ikibazo, ahubwo ndavuga nti reka duzane political party, twari twayise Congo for all Congolese. Kongo igomba kuba ya Kongomani bose, kuko iyo title y'ubwayo irahuramo n'ikibazo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahura nacyo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ni nayo mpamvu yari yatumye tuyita iryo zina, kugira ngo tuzabone uburyo dukora ibikorwa bya politike ku mugabane w'Uburayi na Amerika n'ahandi twisanzuye. Namwe murumva ko ari wo mugambi twari dufite. Bano ba diaspora, bano bahagarariye diaspora, ubwo uwitwa Wilinshuti kuko ari we wasigaye mu mwanya wa Wilimanzi, uvuga ngo Wilimanzi akimara kujya kuri Goma, uwo yashoboye kwerekana ko ari we wasigara mu mwanya we ni uwitwa Wilinshuti. Ubwo na n'uwitwa Jackson Muheto, urumva ko n'abantu baziranye muri ubwo buryo nyine. Abo bagabo uwitwa Wilinshuti yahise nshaka byihuse, arambwira ati rero iki kintu mwatekereje ni kibi cyo kuba mwashizeho ishaka rya politiki. Agerageza kunyumvisha ko bishobora kuzarangaza abantu ntibongere mbese kwitabira ibikorwa bya M23 bitewe n'iri shaka rya politiki twazanye. Ndangije ndabyumva, ndavuga nti uko biri kose nta kibazo, icyatuma ibikorwa bya M23 bidakomeza natwe ntabwo twakishimira rwose, reka tubyihorere twese tubireka. Ariko umunsi twagiranye ikiganiro ndi kumwe n'abagenzi banje b'Abanyamerika, hari urubuga twari duhuriyeho, nari namaze kumenya amakuru ko hari irindi shaka rya politike ryahagurutse muri Canada. Abo bari barihagurukije baragenda bajya kuri Goma baganira n'ubuyobozi bwa AFC M23, barabemerera kwishaka rwose baryemeye, nta kibazo bakora nk'abakongomani bisanzuye muri diaspora. Bakimara kubemerera, uwitwa Wilimanzi na Wilinshuti n'abagenzi babo bahamagaye ubuyobozi bwa M23 AFC, barababwira ati rero niba mushaka ko dukorana namwe muragomba kutwumva, iri shaka ni murireke. Namwe murabyumva ko nk'ubuyobozi bwa AFC M23 muri Kongo, kubera ko aba bantu ari bo basa naho babafatiye runini, ubufasha bwose bushobora kuba buva muri diaspora bwanyuraga mu biganza byabo, ntago bagombaga kubura kumva ibyo bababwiye. Immediately bahise ryashaka barishyira muri poberi. Ubwo nkimara kumva ibyo bambwiye, nahise nanjye mbireflectinga kuri bya bindi bakoreye b'Abanyakanada. Natwe ishaka ryacu CFC Congo for all Congolese bahita babikurikiza. Ariko kubera kubw'inyungu z'icyama muri rusange, kugira ngo twe kuza mw'amacakubiri hagati muri twe,
narabyumvise nubwo nahise mbimenya impamvu yabyo, nahise mbyihorera gutyo. Hanyuma nza kugerageza noneho kubabwira tuti niba ishaka rya politike twaryihorera, ntabwo dushobora gukorera ishaka rigahinduka NGO, umushinga yenda se utari uwa politike, kuko hari icyo twari twatangije muri byo tuvuga ngo tugiye kwita ku mfubyi n'abapfakazi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye. Hari icyo byaba bitwaye noneho dukomeje kwita kuri izi mfubyi n'abapfakazi, aho kugira ngo ribe ishaka rya politike rikaba umushinga, rikaba NGO. Bivuze ngo bya bibazo twagiranye mu guhagarika ishaka rya politike, nubwo twumvise ibyo badusabye tukarihagarika, ariko ngira ngo hari ukuntu batwikanze batubonamo wenda mu yindi shusho, sinzi uko nabyita. Ubwo busabe bwo kubabwira ati nyabona mureke rihinduke NGO, na n'ubu ntibigeze basubiza. Muri make bari ku rwego rwo kuba barafashe umwanzuro wo kuvuga ngo baduhinduye abanzi by'iteka ku buryo badashaka kuzongera kumva ko tubaho. Ni nayo mpamvu nanditse mvuga ngo none ugiranye ikibazo n'aba bantu baduhagarare nk'abadiaspora, uwaregera ninde? Impamvu ntabwo ngiye ndi ku mwanya wo kuvuga ngo ngiye guceceka. Abantu dusangiye igihugu twasangiye n'akarengane ko kurenganywa na leta ya Kinshasa, ku buryo bashobora guhinduka abantu bibasira bagenzi babo bagashaka kuducecekesha ngo bizakunde. Ntabwo byakunda. Ngaho banyamuryango wenda mwagerageje kuza muri iki kiganiro mutubwire ugiranye ikibazo n'ubuyobozi bwa diaspora, uwaregera ninde? Ngaho umwanya n'uwanyu, ubwo uwampe igisubizo bwaraza gufata mikoro, kuko ntabwo ndi kumva uburyo twahejwe na leta ya Kinshasa n'abo dusangiye ubwoko, dusangiye akarere, nabo bagiye kujya baduheza mu gihugu cyacu. Ntabwo byashoboka. Yego, ndabona uwitwa MGP yafashe mikoro asaba ijambo, twamuha umwanya. Yego, murakoze cyane ku kiganiro n'ibyo unyuzemo kugira ngo babashe kudusobanurira. Gusa ko wa mugani ni byiza ibi kugira ngo tubiganireho. Ndabizi ikiganiro kiri recorded kandi rimwe ntabwo tuzaba turi hamwe nabo, urumva. Byose uko niko nenda kuba reality, sibyo? Ntabwo tuzaba turi hamwe nabo kuri intuza. Byibuze ushobora gusanga dushobora kuba twavuga ubundi buryo, turi explaining uburyo topic iri kuvuga, ugasanga umuntu ashobora kuba yabyumva mu bundi buryo, kuko ikiganiro kiri recorded kandi twese, haba ari M23 haba ari twewe, twese turi bamwe. Rero ntabwo ndi kuvuga ngo tuyihagarika record kuko nkuko byapanzwe yuko igomba kuba, gusa ko ntago nzi inzego ntuzashobora kuba nyuramo kugira ngo ikirego kivutse ku mudiaspora abashe kugikurikirana, cyangwa se kuba yaba afite inzego akiregamo kugira kibashe kumvikana. Gusa ko ku ruhande rw'uburyo bwo kugira ngo mu buryo bwo kugira ngo byibuze habeho kuba umuntu atafata amakuru ngo yajyane hano ngo ya-interpreting kundi, urazi hagiye icyo umuntu afata amakuru aka-interpreting mu bundi buryo kandi atari bw'uburyo bwavuzwe. Uko niko kurabizi, kuko kuri space ntabwo tuzaba turi hamwe nabo. Rero mu buryo bwo kugira ngo umutekano, kandi barana abacu, turi abakongomani, tugomba kwisanga mu gihugu ni icyacu. Buri muntu wese abarizwa ari 100%, ntabwo turi abanyamahanga, ariko mu buryo bwo kwirinda umutekano uhagije bitewe nabo turi hamwe tutaziranye neza, bitewe n'ukuntu tutigeze ubanzura. Njye navuga kuri urwo ruhande yuko mbone yuko umukongomani wese afite uburenganzira bwahariye. Ego hari inzira nyine wagerageje kugira ngo ubashe kumvikanisha iriya ntuza iriya political party wari wenda kurayizinga bitewe na idea yawe. Kuba batarigeze bayumva wa mugani bitewe n'iyo mpamvu bakubwiye,
byibuze hari icyo bashobora kuba hari icyo bashobora kuba byibuze baragendeyeho ntazi, ariko navuga yuko kuri iyi topiki ntago namenya inzego byibuze Wilimanzi ashobora kuba yaregamo mu buryo bwo kurenganira umuntu wabo nk'umukongomani. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Uwitwa Muzungu ndabona yamanitse akaganza. Bite dying for truth. Bite. Hello? Uri kunyumva? Turakumva neza. Okay, urakoze. Uratwibwira ninde? Nge ntago nyangira za catfish nangwa iki amazina yanjye nayo ngayo rwose araho. It's okay, nta kibazo. Yeah. So nakurikiranye kugeza ubwo nayobewe ikibazo icyo ari cyo cyangwa se ikiri gushaka kumenyesha, kuko uvuze wenda ibintu bibiri nge nsa n'ukuyemo nshaka kumenya nsesengure twumve neza. One, umuntu wese ushaka kujya iwabo ngo umwana uje iwabo ntawe umutangira. Two, ahari ubuyobozi haba hari n'amategeko. Inzira waba ushaka kujya iwanyu ari ibikorwa bisanzwe ushaka gukora bisanzwe by'umuturage usanzwe wagenda nk'undi wese. Kugeza ubu sindumva niba ikibazo ari ishyaka rya politike ryawe ryanzwe. One, kuba barakubwiye ko hari ibibura, ibyo rwose nta kidasanzwe uretse na hari abakiri muri struggle twita inyeshyamba. No muri leta hari aho leta ushinga ishyaka bakaryanga bitewe n'ibisabwa n'ibigenderwaho. Nge ndumva kuba wakora ishyaka, washaka gukora ishyaka bakakubwira impamvu ritemewe, bakakubwira wenda n'ibyo wakosora, ntabwo se bakakubwira ko ubu nta mashyaka akenewe, kandi koko mu bigaragara ntabwo hari igihugu uri kwaka ishyaka rizagira icyo rikora. Ishyaka ryo rirahari ishyaka ryo ubwaryo rirahari, ishyaka rya politike n'umutwe wa gisirikare birahari. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, aho nge wenda naza nkumva umuntu akurenganije ari ibijyanye n'imitungo, bijyanye n'iki, aho niho wenda nge nshaka numve. Ariko kugeza ubu sindumva hagati aho ikiswe ihohoterwa no kuba haba ikibazo cyawe personnel n'undi muntu kikaba cyakwitirirwa icyama. Mwabantu mwe tuye tumenya na revo zabo turibo, na revo zabo tuvugana, no kurenganyije urebe se imyitwarire ye nangwa se imivugire nangwa imimerere ye, ugahita wumva nk'ubu tuvuge niba wenda waragarukiye aho nta rundi rwego wegereye deja sorry ndatinze mu magambo, sa n'udu clarifying mbese uduha umucyo. Warenganirijwe ku by'ishyaka, warenganirijwe ku kujoininga. Sawa, murakoze. Murakoze cyane ku kibazo cyiza, kandi ni byiza ko twirekura rwose tukumva turi free mu kuganira. Byo ubwabyo kuvuga uti se ishaka ryo rirahari, icyo cy'ubwacyo ni ikibazo. Icyo kiri mu bwenge bwawe uvuga ngo ishaka ryo rirahari nta n'impamvu yo kuzana irindi shaka. Ushobora no kwibaza kuki byoroha ko amashaka avuye Kinshasa yemerwa, ishaka ryaba riturutse muri bene wanyu ryo ntiryemerwa. Ako kantu banza ugatekereza. Niba umuntu nka Nanga ashobora kuva Kinshasa akaza afite political party kakirwa, byaba bitwaye iki ko natwe nk'abadiaspora twatekereza political party natwe dushaka kugira, twarangiza ikemerwa mu cyama, ikaba muri alliance. Yego. Ntangiye kukumva. Ubyumve gutyo. Nuvuga ngo ntabwo uko mushobora gutekereza abantu baba bari ntabwo ariko bari. Imyaka abantu bari kumara muri bihugu byo hanze
tukaba twaragize n'amahirwe yo kujya ku ishuri tukagerageza gusogongera demokarasi muri ibi bihugu, byatumye intekerezo zacu zigomba kuba ziri ku rundi ruhande, amini ku yindi level itandukanye n'uko yenda undi yaba abyumva. Ntabwo tukiri babandi bo kuvuga ngo ntavuga ngo baranyica. Ibi bihugu byo mu Burayi ubona no muri Amerika, igituma biri ibyo biri byo ni uko bagiye baha demokarasi abashaka gutekereza bagatekereza. Urugero, ugiye kureba Denmark wasanga ari agahugu North Kivu y'amajyaruguru iruta Denmark ubunini, ariko harimo amashaka arenga 9 ya politiki yose yemewe mu gihugu. Buri shaka rigomba guhaguruka rikavuga ibyo rigomba kuvuga, bapfa kuba batayenda se badafite ibyo kwangiza igihugu. Ubwo ni uburyo bwa mbere bugaragaza demokarasi mu gihugu. Itsinda ry'abantu bashaka gushyiraho political party ntabwo barizibya, ahubwo baravuga ati ibyo mushaka kugeza ku baturage none ni ibihe bidasanzwe. Ubwo noneho byagaragara ko nta bidasanzwe baje guhinduraho nanga yenda bari kuvugaho, bikagaragara ko byo ubwabyo bigenda byimara buhoro buhoro. Ubwo ni ukuvuga ngo Trebye aho ugezaho gusa nushubije ikibazo nari ngiye kukubaza ndise none abandi bo wabanenzi iki bawihanganye gatoya. Bawihanganye gatoya. Ubwo nari ngikwereka ngo iyo myumvire yo kuvuga ngo political party hari igomba kubiyo kwanza no kuvuga mu bwenge ngo twebwe nk'abantu baba Kongomani political party tuzi ni M23, undi waza n'ikindi, ubwo ntabwo tumuyoboka. Iyo ni ya myumvire iciriritse, kuko mu bintu byatumye Burayi bugeza aho bugeze ni ibintu bibiri bakoze. Ni uguha uburenganzira urwego rw'abantu bose bashaka muri politike, abashaka kuzana ishaka rya politike bakaba uburenganzira, no kwemera abanyamakuru kuvuga ibyo bavuga. Ubwo ndaguha urugero, iyo habonetse amapate politike arenza 2 cyangwa 3 mu gihugu, aya mapate politike asoza akorana nk'abapolisi, ku buryo pate politike iyoboye iyo itabigenje neza, za politike zindi ziri mu gihugu ziravuga ati no, hano ntabwo mwabikoze neza, mwari mukwiye kubikora gutya. Ariko iyo ari pate politike imwe iyoboye igihugu, basoza ari abanyagahato, bisoza n'igihe cy'amatora abaturage badafite andi mahitamo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugutorera ishaka rihari, kuko ni ryo babona byonyine nyine. Ubwo bivuze ngo icyo cyo banza ucyumve ngo impamvu yatumye twari turuzana ririya shaka rindi nk'uko nakubwiye, yenda muze no kunanyumva neza, ni uko twebwe icyatumye turizana twatekerezaga ngo M23 bitewe n'uko HCR yari yamaze kuyibasira, iyi miryango y'impuzamahanga iri kuyivuga nabi, iri gusubiramo mu byo leta ya Kinshasa yavuze. Nge natekereje ko byabiteye n'ubwoba kuba twakora nk'inama kuri space nka hano, nanga ngo dukore n'inama tuvuga ko turi mu ishaka rya M23. Nabonaga ari ibintu bishobora kuba biteye ubwoba. Noneho bituma tuvuga ngo twiswe irindi zina byazasoza ibikorwa bya M23 dushaka gukora, n'ubundi tuzabikora tukabigeraho, ariko dufite irindi zina. Twaraganire baradusobanura ko bishobora kuzana confusion mu banyamuryango, turabyumva. Ariko ahantu hari ikibazo naha, niba gukora ishaka rya pate politike ryagombaga kuzana ikibazo, kubera iki noneho kuzana ishaka rya NGO rishinzwe gufasha izi mfubyi n'abapfakazi nabyo byabaye ikibazo. Ni nayo mpamvu naberekaga ngo muri bene wacu muri M23 cyane cyane mu buyobozi bwa gisivili bari kuzana ingeso yitwa marginalization, gufata umuntu cyangwa abantu runaka ugashaka kubaheza, ku buryo niba bo ubwabo nk'aka gatsiko k'abayobozi bayoboye batakuzi batakwiyumvamo batazigera baguha umwanya. Iyo marginalization yenda nongere mbisubiremo, niba hari imbaraga zagombaga gukoreshwa mu kurwanya leta ya Kinshasa, biramutse bigaragaye ko hari ubuyobozi bw'igitugu guheza umuntu runaka cyangwa se abantu runaka bitewe n'aho baturuka, bitewe n'aho bava, bisaba ko ibi bintu tubirwanya twikubye inshuro 3 kurusha uko twari kurwanya leta ya Kinshasa. Kuko leta ya Kinshasa batuvireho indi imwe turabyumva,
ariko niba dusangiye ubwoko tugasangira akarere bikagaragara ko twebwe tugiye kuzajya duhezanya muri sisiteme, iyo ntambara ishobora kuba izaba ikomeye kuruta uko muyumva. Ariko urwego rwa gisirikari muri M23 ruhagaze neza. Abari kuri tere wababaza, ariko ushobora kwibaza n'iyi saha iyo uvuganye n'abantu bari kuri Goma bakubwira ko Wilimanzi ababangamiye kuruta uko nuriya Bahati Erasto ameze. Biroroshe kugera kwa Bahati Erasto, ibyo abaturage bagiye kumusaba hari igihe byose atabikemura, ariko yerekana n'umwuka mwiza, akabatega amatwi bakavuga, akabasubiza mu nk'umunyepolitike w'umuyobozi. Ariko bigaragara gute ko uvuga ko yabaye muri bihugu bifite demokarasi ari ubwo ubaye ikibazo, ari ubaye umudiktateri? Ngaho uwitwa GSR yamanitse akaganza, reka tumuhe umwanya. Ya murakoze, ariko si uri kunyumva? Turakumva neza. Ya dying for the truth, nje ntaragira icyo mvuga, ndashaka kunsobanurira. Wasabunze uravuga Wilimanzi ukongera ukavuga Wilinshuti. Muri aba bose uwakurenganyije ninde? Kugira ngo ngire icyo nkubaza jewe. Uvuga yenda aratubwira uwo ari we kugira ngo nanjye menye nsubiza. Je ni Sam Ingenzabo. Okay. Nanone kuvuga gusabunga numva waba udakoresha imvugo nziza. Oya, hano ntugira ikibazo. Okay, ungaye ururimi, ariko icyo nshaka kuvuga wacyumvise. Ndumva ari ikinyabwisha. Wacyumvise. Kibazo rwose ntago ari imvugo mbi. Ntabwo ari imvugo mbi, ariko bivuze gusabunga ubwo bivuze nukuvuga ngo reka nze nisobanure. Wavangavanze Wilimanzi na Wilinshuti, urabyumva? Wilimanzi ari ku butaka, Wilinshuti ari hano. None muri abo bombi Jackson Muheto noneho. Muri abo batatu specifically uwakurenganyije ninde? Uko ari batatu. Okay. Rero yenda banze mbisubize kugira ngo uze kubaza yenda nakumvise. Nje ni nk'igitekerezo, ntabwo amakuru ubwiwe ntabwo aba ariyo yose, kuko abo bose nabo n'abayobozi bafite channels bakoresha n'ukuntu bakoresha ofisi zabo. Numva hari aho wagiye uvuga ngo M23 yemeye AFC, sibyo? Kandi turuka imbere, idaturuka harya iwacu, sibyo? Ariko nanjye ndashaka kukubaza ikibazo. Twebwe tuvugira hano, kandi ibyo tuvugira hano bitandukanye n'ibyo bakorera ku butaka. Wigeze wowe cyangwa n'undi ukuriye iyo CFC agera ku butaka akirebera abari ku butaka, ubuyobozi buri ku butaka, usibye nk'uko wavuze Bahati n'abandi bose bari ku butaka, ubaha igitekerezo cyawe baracyanga, usibye Wili? Yenda sinzi niba wumvise neza impamvu zituma CFC nk'ishaka rya politiki ridakomeza. Ntabwo kurireka numvise ari ukundenganya, ahubwo nahise numva icyo ubusobanuro bwabyo. Sinzi wabyumvise neza. Ubusobanuro kuri aho bwarakunyuze ntiwanyuzwe? Naranyuzwe, ahubwo ikibazo cyabaye ikibazo ni uburyo kuba twakora noneho nka NGO nabyo byabaye ikibazo. Bivuze ngo uburyo twakurashinze hamwe muri uko kuyihagarika. Ndacyariyo. None umushinga washakaga kuzana ukaba NGO ni iriya CFC nangwa wari ufite undi mushinga? Ahubwo se yenda wari kumbaza kubera icyo utekereza ko itaba iriya CFC? Nyine nanjye ndikuba, kandi hano wavuze ko duvugisha ko dukora demokarasi, hano uranyanga ariko ntiwanje amagambo mvuga. Nta n'ikibazo. Icyo nashatse kubaza, ndashaka kugera nanjye niwe nshobora kuba mfite igitekerezo nk'icyawe cyangwa nk'abi mfite igitandukanye n'icyawe. Umva ko washinze ishaka barakubwira ngo ntibishoboka, ishaka rirahari, ibyo dukwiye gukorana naryo. Ugira igitekerezo maybe ko wakoresha mu buryo bwa NGO cyangwa charitable organization, sibyo? None uwo washakaga guhindura
nk'iyo organization ni rirya zina n'ubundi wari watekereje nk'intuza ka political party sindasobanukirwa. Oya, twari gukora n'irindi. Icyo twashakaga nuko uyu mubare twari dufite w'ababyeyi twari twanditse bo ubwabo bagerageje no gutangira kutubaza aho tugejeje tubafasha. Ibyo ni ukuvuga ngo ntabwo ikibazo iyo kiza kuba izina twari guhindura, ahubwo ikibazo ni uko na communication yahise icika burundu hagati yacu nabo, yahise ivaho burundu, ku buryo tubabaza tuti se nibura dushobora gukora NGO, bano ba mama twari twamaze kwandika dushobora kuzajya dufasha nk'abapfakazi, tukagerageza kubatabara, ku buryo n'amajwi yabo nagerageje no kuyohereza Uwirinshuti. Ubwo ni nayo mpamvu navuze ngo barafashanya uko ari batatu. Uwirinshuti mu baje kuduhagarika yarimo, ariko mu kuzana suggestion ngo dukomeze nka NGO, ibyo narabimuhaye n'ijwi ry'umubyeyi wari kuvuga ati byagenze bite ko twaherutse mutwandika ngo muzadufasha, byagenze bite. Ntabwo yigeze asubizana n'isaha. Uwitwa Jackson Muheto niwe twandikiranye kuri email burya bwa mbere, umubaza ati byashoboka bite ko umuntu yinjira muri systeme yayo, tuzaze nkuko nabandi, nkuko zindi mpunzi zitahuka. So ngiye kibaza ngo okay ndashaka kuhagararira hano muri ibi bintu dukwiye kuba mature, tukaba abantu kandi ntituzajye dushinja abantu ibitari ibyabo. Niba yarakubwiye ngo uzatahuke nkuko izindi mpunzi zitahuka, wamusubije iki? Wenda uraza kumbaza icyo ushaka muri make mu kiganiro twagiranye dufite hano. Icyo nshaka kuvuga ni iki, kugira ngo yenda nanjye menye ngo point ushaka kugeraho ni. Buretse nge nkubwire, ntawe ndimo kunegura icyiza Muzungu yavuze neza, twese turaziranye. Ahubwo hari igihe umutunzi aba afite inka akazihereza umushumba. Inka iyo zikiri ku rugo, umushumba ashobora kuzifata neza atinya sebuja. Ariko iyo zimaze guseruka, zimaze kujya ku murambi wundi, azikoresha icyo ashaka, agasa nk'aho ari we witwa nyirinka, sibyo? Hari ibintu twebwe dufata hano muri diaspora tukabishinja abari ku butaka atari ko babifite. Hari n'ibindi bikorerwa ku butaka tukaza tukabishinja aba diaspora kandi atari bo babifite. Nk'uko bavuze ngo mu giturage baracyakora ibintu nk'ibya government ya Kinshasa yakoraga, ariko ubibajije ku ground iriho M23 ntabwo baba babizi. Rero hano ngenda shaka, hari ibintu bishobora gusanga ushobora kugira ngo urimo kwirenganura, uri kongera kuvanga ibintu. Bakubwiye ngo ujye ku butaka, narinzi ngo wagiye ku ground cyangwa se aho bakorera ibikorwa barakwirukana. Kuko impamvu ndimo kuvuga ni ikintu gishobora kuzadushiramo gikererewe ni ruswa, kandi ruswa si ugutwara umutungo w'abantu gusa. Ruswa dufite niyo gushyigikira ikinyoma kugira ngo umuntu agire satani value mu gahe gato, kugira ngo ibye byumvikane, agashaka kugoreka amagambo. None nashaka kumenya niba warashitse ku ground koko bakakwirukana, atari ukuvuga ngo ni Wirinshuti uri muri diaspora na Wirimanzi we. Yenda ikibazo Samu, urukundo ndi kubivuga nk'uwabibwiwe cyangwa ndi kubivuga nk'uwadirinze n'aba bantu nyirizina. Ariko banza wumva icyo akubwiye bura ground no kuri telefone bitandukanye bwana. Icyo nshaka kuvuga ni iki Muzungu, kandi n'ikindi jeres tubaza wowe bakubwiye tuvuge ushaka gukora iyo NGO, kandi mu by'ukuri ntibakwanga abafasha abantu harangiye ufite aho hari nawe uri kuvuga nkumva sinzi ko ndi kubyumva. Ufite bakubwiye ko ugomba, wowe washakaga gukora particulièrement ukwawe ku ruhande, cyangwa wowe bakubwiye ati inzira niyi, icyama niyi, unyura muri ibi, wuzuza ibi nibi? Ibyo nibyo ntekereza nge byakunaniye. Ibyo ntabwo byigeze, oya, ibyo yenda mu gushaka kunyongera ibyo ntavuze, ahubwo ikibazo kiri naha. Kandi burya no kugira ngo igihugu kizanakire kibi cyo dushaka ko kiba cyo, turasabwa kwirinda kuba abafana. Reka umva Muzungu, mumba barenge mbwire
dying for truth. Reka nkubwire rero mwana, hano kugira ngo umpindure kumbwira ngo hari uwo mfana, ahubwo ndakubwira ukuri ukwanjye. Ikibazo ni kimwe. umvaho ikibazo Ikibazo cy'isamu. point yanjye ni iyi, nk'uko muzungu yayikubwiye. Twebwe twigize abaretwa kubera mwebwe, njyewe nawe twigira abaretwa. Impamvu ni twese igihugu ari icyacu. Ntuzi ukuri k'ubutaka ndumva utakuzi kose. Rero ibyo wiri akubwira nibyo twese twemera, tukagira ngo niko kuri. Nicyo nashatse kuvuga. Ariko none se ntabwo uzi ko umuntu aba agomba gukurikira ubuyobozi Samu? Ubuyobozi ni bwiza kubukurikira, ariko ukamenya n'amakuru atavanze. Nyine banza unyumve Samu. Dying for truth. Niba twebwe nk'abantu muri diaspora, iyo bavuze ngo iyi ni diaspora, aba nibo bashinzwe diaspora. Icyo bisobanuye, uri kubyumva? Icyo bisobanuye kuvuga ngo ntabwo ushobora kugenda ngo ujye kugira abantu runaka ubaza utabanje wareba aba diaspora. None hano uri kubaza Okay, dying for all. Hagira icyo mvugaho, ngira icyo mvugana na Jesus. Yego turakumva. Okay, ukurikije uko mbyumvishe, twabanje turi kuganira ibisanzwe politike nyafurika muri rusange, utaragera ku jambo nyamukuru ryo warushatse kugira ngo tuganirire. Ibyo ari byo byose ubu ngubu mwageze mu ijambo rya nyaryo, twaguteza amatwi nanjye nakumvishije. Wowe urumva watangiye n'abagenzi bawe bo muri gukorana cyangwa bo mwatangiye mukorana, mutekereza ku ishaka rya politike mushobora gukora, mukagenda mukaba mwasaba niba ryakwinjira muri AFC nk'umutaka uhuriwemo n'amashaka atandukanye, uko nabyumvishije. Of course kubera ko muri diaspora mwanyuze mu bategetsi ba diaspora batanzwe na AFC, munyura mu kwa Nshuti Wiri I think akorana na Muhizi, noneho nabo baragenda batanga raporo kwa Manzi vice guverineri. So baza kugira ibyo baganiriye, nyuma yaho muza guhurira ahandi hantu mu kindi cyumba nk'uko wabivuze, babereka imbogamizi ishobora gutuma ritabishaka cyangwa ritemerwa cyangwa ritakomeza. Okay, murabyemera, wabitubwiye twabyumvishije. Yego rwose. Nyuma yaho muza kureba uburyo mwabasaba se nibishaka bidakunze kubera impamvu muduhaye, ntago twaza nka NGO igomba gufasha abana naba. Bahitamo gucecekana n'isaha basubije. Okay, nabyumvishije. Nabyo barabangira. So muza kugira ikibazo cy'ihungabana cyo kuvuga ngo niba banze ko tuza nk'ishaka ku kibatareka tugafasha abo tugomba gufasha. Wenda aho ngira ngo niho I think niho uri kuvuga ko mwaho. Naho ni naho mfite ikibazo, nubwo yenda benshi bakomeje ku buriya yenda ngusabye ijambo gato 1 second David Jomba. Biragora kumvisha umuntu icyo adashaka kumva. Abenshi bafite ikibazo cy'uburwayi bwo kuba bafana, ku buryo n'igihe cyose uvuze ikitagenda neza bahita bumva ko abaye umwanzi w'ishaka. Ntabwo ndi umwanzi w'ishaka. Na hano ku mugabane w'Uburayi ndi, muzabaze no mu rutonde rw'abafasha rirashaka rwose ndimo. Ariko nanone ntabwo ndi umuntu wavuga uti umutwaro wose ushaka ngo nzawumire. Niba turi gusenya ibiri muri leta ya Kinshasa bitagenda neza, ngiye gushaka kunyobora uko ushaka ngo nukuri mwene wacu, ntabwo bizigera bishoboka. Urasabwa kunyobora neza nkakumva neza, ari uko ibintu babigenje neza, bitagenda bityo nkavuga. Mwakomeza Jomba. So mpere aho nari ngeze, yego nakumvishije. Ubutabera uri kwaka, uri gusaba nuko ishaka ryanyu ryanzwe mukaza no mu buryo bwo gufasha bwa NGO nabyo bikangwa. Ntago ndi bubasubirize iyo ugira ngo wirari hano bawiri bombi Nshuti na Manzi bari hano, bari kudusubiza impamvu ishaka ryanzwe ku rwego rwabo, ko ari urundi rwego rubaruta, noneho bakanga na NGO n'umuryango utabara imbabare. So nari kubabaza ugira ngo bari hano, ariko kubera ko badahari ntago ndi bubatekerereza. Hari ibyo nshobora gutekereza ngewe nk'umuntu, ariko reka mbyihorere ntaba ngiye guspeculating. Ngewe ngiye kugusubiza ikibazo kimwe uri kwibaza muri title, ntago ndi bujye muri byinshi. Nyamara uje mu izina ry'ishaka, ririya shaka watubwiye hari ibintu nshobora kukubaza nk'ishaka ntakubajije nk'umuntu, ariko kubera ko waje nk'umuntu uri gushaka ubutabera, nagira ngo ngusubize kano kantu. Hejuru ya Manzi Wiri ni vice governor, ashinzwe imiyoborere y'abaturage.
noneho hagashingwa na politike n'ibintu bijyanye na politike n'ibi byose uri kuvuga nabyo niwe ubishinzwe. Iyo hari ikimunaniye aragenda akacyanzurira Bahati, Gavana Furu. Bahati iyo hari ikintu kimunaniye arazamuka akagihereza Kanyiki. Kanyiki of course ari muri office imwe na Bisimwa, ni ba vice bose, ni ba vice presidents ba AFC. Nabiyo bibananiye barazamuka bakabihereza Colonel Nanga kuko niwe coordinator wa biriya bintu. Ngira ngo iyo bimunaniye ntago ndamenya chairman wa AFC wari we, ntago turamumenya twese, tuzi coordinator niho birangiriye, wenda nawe harahanda bitwara. Ahubwo ikibazo okay, akantu ngiye gusubiza hejuru y'amanzi wiri hari Bahati Musanga. Ese waba wenda waramugezeho nawe ukamubwira ikibazo ko mwatangiye mu buryo bwa politike bikangwa bitewe n'impamvu mukanabyemera, mukaba muri gushaka kuza nk'umuryango utabara abababaye cyangwa imfubyi n'iki Bahati nawe akabitera utwatsi? Niba Bahati nanone mwaragezeyo simbizi ikiri bunsubize. Bano bandi babiri bwana Kaniki na bwana Bisimwa office yabo mwaba mwarayigezemo nabo mukumva ibyo babasubiza? Ngira ngo nibyo nendaga kugira ngo nkubaze. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe hari ibibazo umuntu agomba kuba yakwibaza umuntu yageze kuri tere. Natekereje ko nari ndi gutekereza ko nshobora kujya hara kuri Goma nkazaganiriza uriya Bahati, nangwa se byanaba ngombwa n'abamukuriye umuntu akaba yabaganiriza. Ariko impamvu yatumye nkora space kwari ukugira ngo twese tuganire, dusangire amagambo. Bisoboka bite ko abo twari tuzi ko ari bo baturenganura bari kuturenganya? Kuko byo ubwabyo hari ukubuza umuntu ikintu, kuko nko guhagarikira political party kwishobora kuzana confusion igatuma yenda abakurikiraga mama 23 bagira ngo yenda sari ibindi byaje byo byarumvikanye, kubera ko natwe umugamba atari ukuzana ikibazo mu cyama, ahubwo ari kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe tuzagere ku ngingo nziza yakubaka igihugu. Twarabyumvise, ariko aho ikibazo kiri naha uku guca connection ku buryo bose badashaka kuba bavugisha umuntu, byatewe n'iki? Nicyo umuntu yibaza. So uru rwego rundi nari nkubwiye hari ubwo mwarugezeho mwashoboye kugera muri office y'umukuru uyoboye uyoboye Manzi kwa Bahati, hari ubwo mwarugezeho mbere yuko muzamuka ku rundi rwego? Inamba ndayifite, inamba Bahati eraso ndayifite. Naramwandikiye mubwira ko nkeneye ko tuganira. Ndamuhamagara hari mu gitondo nka 3:00, arambwira ngo ari muri office 11:00 zikurikiyeho arampamagara. Nkweretse message nakurikiyeho mwandikira musaba ya rendezvous yampaye ni nyinshi kuri telefone. Nuvuga ngo ibintu bya politike ntago ari idini. Muri politike abantu bari kubaka politike ntago ari idini baba bari kubaka. Bivuze ngo hari n'uburyo ushobora kuba wanareba nabi ibintu ntibigende neza. Niba aba bantu bose ari uyu wa hano iyo groupe nyine ni Wiri Nshuti, Wiri Manzi, Jackson Muheto, nuvuga ngo bakonje umuntu ntago bashaka kumusubiza. N'uyu nguyu nawe naramuhamagaye, ntago nabanje kumubwira ikibazo, nenzi ko ndi bukimubwire kuri telefone tuvugana. Akimara kumva uwo ndiwe ndambwira ninde ni Floribert, reka noneho tuze kuvugana nimugora 11:00 ndaba ntashe. Kuva icyo gihe n'isaha nandikana message zose ntago yigeze asubiza. Okay, turacyakomeza aho nabyumvisha, urumva wararenganye. Ariko Floribert, uraho neza? Muhera waburetse gato wenda ukankurikira. Yari atarasoza uwo twahaye ijambo. Okay, go ahead. Yego. Okay, urumva ibyo ari byo byose wowe nabo mukorana, imbaraga zanyu zashiriye kuri office ya governor, ntago mwarenzaho hejuru, birumvikana. So iyi titre yawe iri gusaba niba hari undi wundi wabafasha, of course mwageze no kundi uri hejuru ya Manzi, abari buzamuke bagufashe kugira ngo bakubwira ahantu ushobora kwerekera nyuma y'aba ngaba bose wagezeho bikaba byaranze. Wenda bagufasha icyo ngicyo, nta ibindi bishobora kuza nyuma ni birebire, twabisubiramo muri iryo shaka tukagira ibyo tukubaza. Ariko abagufasha ibyo ari byo byose bagufashe kumenya umuntu uri hejuru ya office ya governor, hejuru yabo. Kuko bro njyewe okay, mvuze nko kubategetsi umwe kuri umwe ba AFC harabonaga ngwanye nabo benshi cyane, mfite ibintu byinshi mvuze kuri umwe
benshi cyane rwose nshobora kuvuga ku buryo nta n'uwo nshobora kongera kwandikira muri abo bantu. Ah, hari nk'abantu bari bafunzwe ntabwo ndibuvuga nandikiye muri aba bose wavuze rwose bose narabandikiye no kuri mwami wa Rucuru uriya mwami wa Bwicawanyu bose twarabandikiye. Ni ukuvuga ngo tubonye badutereranye, ubwo ndi kuvuga kuri kote yanjye nabo twari turi kumwe muri icyo kibazo, twakoresheje abasirikare. Mu twinjiye mu gisirikare, twavuye mu gisivile tubonye harimo kurengana duhita tujya mu gisirikare. Abantu bagombaga guhura n'ibyago bikomeye bafunguwe n'abasirikare. Abasirikare ndabashimiye cyane kuko bakoze ibintu bikomeye. So ni ukuvuga ngo rero ushobora kuba wenda nawe nabo mukorana wenda mwararenganye uko nabyumvishije, noneho kuba wenda mudafite inomero cyangwa mudafite abo hejuru muzi, mukaba mwagira ubwoba bwo gukomeza gutanga ikibazo cyanyu cyangwa gutanga icyo muri gushaka kugira ngo mufashe hariya hakurya, mukaba mwaje no kugira ngo babafashe. So njyewe rero icyo gihe nabo twari turi kumwe nabo twashaka kurenganura bari benshi, bari bashizweho icyaha gikomeye rwose kitabafungura, kandi wajya kureba ugasanga bari kuzira ubusa bagambaniwe n'abandi ntari buvuge hano. So Imana yaradufashije rero tuza kumenya bamwe mu basirikare. Ubwo nuvanga bagombaga gufungura bari abantu ni nyakubahwa General Makenga na nyakubahwa Colonel Nzenze. Nayo mazina abiri twagombaga gushaka, kandi ntabwo twari dufite nomero z'abantu babiri, ariko twavuye turazibona babijyamo birakemuka. Ariko nyuma y'ibi ngibi igihugu nikiboneka cyangwa nidutaha tuzatangiza ubundi intuza, tuzatangiza kesi yo kurega abantu bagombaga bari bahohoteye abo bantu. Iyo kesi hari rwose tuzayizana uko twabigiriwemo inama, ko ntago ari ibintu byoroshye, ntago ndi ubizane hano. So nukuvuga icyo ndikubwira rero, abari buzamuke bagufashe kumenya urundi rwego wajyaho wowe n'abagenzi bawe, kuruta uko bakubwira ngo ibi na nibi kuko ni birebire, bagufashe kumenya urwo rundi rwego. Kireka niba na rwara rugezeho bikanga, ubwo hagira ikintu umuntu yakubwira nyuma y'ibyo ngibyo, ariko abari buzamuke rwose bagufashe. Reka twumve Muhire. Murakoze cyane. Murakoze. Urakoze. Bwana Floribert uraho? Muraho neza? Amakuru ni meza yanyu? natwe turaho ngweruka kera cyane kera Yego. twari turi mu materaniro mu Rubaya. Yego. Ndumva ni muri 2017 je pense. Vitesse Ni byiza. none njyewe ninjiyemo bamaze gukora introduction, ntabwo nabyumvise neza, kandi ndi umwe mu bantu bari kuri tele mu by'ukuri. avuga nti ahari wenda haba hariho misunderstanding, kugira ngo wenda ibyo nzi mbikubwire, wenda utagwa no mu mutego wo kwibwira ko wenda numvaga biganisha mu marandevu no kutakwitaba. Wenda utagwa no mu mutego wo kuba warabibonye nabi kandi atari byo, ahubwo ngiye nguho umucyo w'ibihari kuko nge niho ndi. Yenda gatoya murakoze cyane, kandi kuri iyo service ugiye kuduha ni nziza, urakoze. Ariko uburyo buri direct ni ubu ngubu, ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuba ataguhaye umwanya kuko yabubuze, kuko cyane nko kuri Bahati Erasto byo ndabyemera pe. Bahati Erasto ndabyemera ko yaba yarabuze umwanya, kuko ntabwo yigeze yumva n'ibyo namushakiraga ngo bigaragare ko yenda yankwebye kubera ko yamaze kumva icyo nashaka kuvuga. Ariko ndagira ngo nkwereke ngo kuri Jackson Muheto na Willy Nshuti n'uyu muvandimwe Willy Manzi, uko ari batatu, ibyo bakoze byo kumpeza muri system barabimenyesheje. Ndaguha impamvu. Umunsi navuganaga na Jackson Muheto nkamubaza ko nifuza kwinjira muri system nk'umuntu wakoreye muri Uganda imyaka 10 ndi kumara hano ku mugabane w'Uburayi, ntabwo ndi kumva umutima uri kunyemerera ko natuza nanjye ntagize ubuhare muri revolution, niba binsaba no gupfa bizabe. Ariko nabyinjiramo gute kugira ngo umuntu amenye aho yinjirira? Arambwira ati icyo utekereje ni kizima, ariko kugira ngo abo ndi buze kuganira nabo bumve, kuko ntabwo nakuri codinze, nta n'uburyo ndi bupresent inyengo ibyo nabwiwe ni ibihe, gerageza unyandikira akantu gatoya nze kubabwira. Nahereye mbabwira aho navukiye, hari igisigari Rumangabo niho iwacu. Arega ndakuzi. Urakoze cyane. Uburyo nakuri ufite na mwene so utuye muri Maryland. Ngaho ntacyo. Ubwo nakuzi. Urakoze cyane.
mbabwira amateka yanjye uko nakuze no muri hano ntuye ku mugabane w'Uburayi n'amashuri nize naho ngeze ubu. Ntabwo ibi bintu nabyo nabimusobanuriraga nk'uri gushaka akazi barampakaye. Nta kahe kazi bampa bataranasoza n'intambara. Ariko icyo nashaka nuvuga ngo nte gukomeza kuba karegeya muri system. Umuhungu yarabiretse arambwira ati mu minsi 2 nzongera nkuvugisha. Yagarutse ari kumbwira amagambo ashaririye atandukanye n'ibyo twaganiraga nge nawe. Umbwa nti rero nta kazi dufite wowe uzataye nkuko nabandi bagenza bate batahuka. That's all. uwo ninde Uwo ni Jackson Muheto. Ariko yarambwiye ngo ibyo ndi kugusaba ndaza kubiganiraho n'abagenzi banjye. Ari nayo mpamvu ntekereza ko iyi email namuhaye y'imyirondoro yanjye yabiganire na mugenzi we mukuru ari we Willy Manzi. Aza ari kumbwira ngo uko byagenze. Uwitwa Willy Nshuti ari we ukuriye noneho diaspora by now hara muri Amerika. ubwo aho wavuganaga na Jackson muhe mwaka? Ni mu mwaka ushize tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Nuvuga ngo hanyuma yaho noneho ipate politike twatumaze iminsi twubaka kuko twatinyaga ko nituvuga ku bijyanyiranye na M23 banabidufungira muri bihugu bitewe yenda n'izina ribi leta ya Kinshasa yagiye bita. Turavuga tuti dushobora gukora ibikorwa byo gushigikira kira cyama tunyuze muri indi zina. Nuko twabitekereje. Ariko uburyo uwitwa Jackson uwitwa Willy Nshuti yajemo we yaraje avuga ngo ntitaye ku mpamvu izarizo zose zatumye muzana iri shaka muri rekera mushyire muri poberi. Twabonetse ryari ishyaka rya politike CFC Congo for Congolese niryo twari twazamuye. Noneho arangije aratubwira ati ntitaye ku mpamvu izazo zose zatumye muzanira ishaka mushyire muri poberi. Naye nabwo ntese Jackson Inshuti ibyo uvuga ukumva biri kumekinga sense. Wowe ntubanza kunatubaza ngo impamvu yatumye tuzanira ishaka rya politike nirihe. Noneho ndaramubwira mpiro Willy Nshuti iki ngiki kutubwira burya biri kugaragara ko ari wowe kibazo n'uriya mugenzi wa Willy Manzi. Namenye amakuru ko n'ishaka ryari ryazamutse rya politike muri Canada ari mwebwe mwari hagaritse kuko abanyekanada bamuye icyama kuri tere barabemerera. Hanyuma mwebwe ubwanyu nimwe mwabahamagaye bati rero niba mushaka ko dukorana neza iri shaka ni murireke. Ayo makuru bwe Willy Nshuti yabisubiyemo mu kiganiro uvuga ati ibyo twabisabye cyama barabyumva namwe turabasaba ko mubihagarika. Ariko njyangije ngira ikibazo ngo nti Willy Nshuti iyo authority ingana gutya wayikuye he? Niba ari na General Makenga wagutumye nateganyaga ikintu kimwe ari gukora wari kuzuka tubaza impamvu zatumye tuzamura iri shaka rya politiki warangiza ugasubirayo ukajya kubimubwira. None hakakubwira ati izo mpamvu bari kuguha ntago zumvikana nibarirangize nibarishire muri poberi nkuko kuvuga. Ahubwo we yaje ari kutwereka ngo afite ubushobozi bwo kubihagarika atanatubwiye n'uwamutumye ngo ninde. Cyakora naje kuganira na bamwe mu bayobozi n'ubundi aba hano muri ku mugabane w'Uburayi batubwira chaos bishobora kuzamura. Hari abari buyoboke iryo shaka mwazanye, hari n'abandi bari busigare mu cyama nyirizina. Urabugabyemwe abantu kabiri. Ibyo rwose nahise mbyumva turabihagarika. Ariko bigaragara ngo kwa guterana amagambo kwabayeho bwa mbere byazamuye umutima muri Willy Nshuti ku buryo nubwo twanabihagaritse ariko tukaba tutabihagaritse nuko twabyumvise nk'uko yabivuze nk'umuyobozi byamuteyemo umutima mubi. Ubwo naho twabirekeye tukagira igitekerezo cyo kuzana NGO noneho itari mu bya politiki ahubwo iri gufasha aba babyeyi yenda mushaka n'ijwi ry'uwo mubyeyi naribumvisha ntabwo yenda ari buvuga amazina ye ariko murukumva uburyo yavuze ari kutwishyuza ibyo bikorwa byo kubafasha nk'abapfakazi. Ibyo nubwo twaje kubitekereza bwa nyuma byagaragaye ko n'umugabo yari yagize umutima mubi ku buryo atabyumva. Reka nzenda nshake Floride wakomeza nta mpamvu yo kurizana nta kibazo wowe komeza ntago turashidikanya aho ikibazo mfite ikibazo naho murakoze cyane aho mfite ikibazo naho ni gute bishobora kutugora kwinjira muri system muri revolution iri kuturwanira nk'abakongomani
bigasa naho nka kwa kundi bijya bitugora muri bihugu byo muri Scandinavia. Ni gute kwinjira muri sisitemu ya bene wacu iri kuturwanira mu burenganzira bwacu bisoza ari ibintu byatugora ku kagene kuruta uko twakabaye tunasaba no kwinjira muri sisitemu ya Kinshasa. Danyiforo urajya kure ureka gukoresha amarangamutima reka abavandimwe bagufashe kumenya urundi rwego ruri hejuru yangaho umuhire yakomeza ngira ngo ikintu cyo nshaka bagufashe ibindi byo byazana amarangamutima. Floribert ngewe ngira ngo wowe nzi neza ko utanzi ariko ngewe ndakuzi. Ariko urakoze no kuba washobora kukivuga. Nta rwego mpagarariye ndavuga nka Muhire. Kandi ndaguha amakuru nzi neza kandi uyafate nk'ukuri. Ntabwo nzi umwaka wahamagayemo Willy Nshuti. Ni mu mwaka ushize. Ariko icyo gihe ntacyo yarashinzwe niba ari mu mwaka ushize. Rwose ndaha nabisubiramo ntacyo yarashinzwe mu mwaka ushize. Willy Nshuti ayoboye diaspora muri uyu mwaka niho yahawe inshingano ariko icyo gihe ntacyo yarashinzwe rwose ntacyo. Niba mwaranaganiriye Willy Nshuti atuye muri Arizona. Yego. Akuriye diaspora sibyo? Nibyo ariko uruvuga muri uyu mwaka 26 25. Sorry 25 sorry. Nende ngo turacyari mu I'm sorry. Yes. Sinzi igihe wamuhamagariye numva yarafashe. Muri mwaka ushize 25. Muri kuriya kwezi kwa 9 n'ukwa 10 mu mwaka ushize 25. Yari yaramaze gufata poste nta kibazo. Ureye komeza. Yes. Wenda ibiganiro mwagiranye urwumwe ruraryoha turarutega amatwi tubyemere kuko ataraha. Ariko nge nta nicyo mbivuga ahubwo ndakwereka processus y'ukuntu byagombaga kugenda kandi hari n'ababikoze bikaba successful. Icyambere nubwo hari wakubwiye ngo byazamura polemique gukora parti politique ntabwo ari byo siko mbyemera. Ahubwo AFC M23 yatanze uburenganzira kuri buri muntu wese ufite parti politique kuza kwiyunga akaza mu ihuriro nkuko MRD pirimo nkuko M23 irimo nandi mashyaka arimo. Ngira ngo wagiye ubona abazayirwa bo mu Bubirigi bidekarara bagakora ama parti politique akaza kajya muri AFC. Wagiye ubona abandi bazayirwa muri Canada bidekarara bakaza muri AFC. Ndetse biratomoye neza hari n'umurongo ngenderwaho imere ihari rwose nushaka gukora registration y'ishyaka rye hari inzira binyuramo ukinjira nk'umunyepolitike bakakwakira ukabonana n'ushaka kubonana nawe coordinateur wacu mukuru Corneille Nanga mu bya politiki. Ushaka muri economy Dr Fred Kaniki arahari. Ushaka muri administration n'ibindi President Bertrand Bisimwa M23 arahari. Uwo washaka wese ntabwo hasabwa rendezvous yo kuyimakinga kuri telefone. Uyimakinze kuri telefone ni byiza ariko ngewe ndaguha amakuru kuko mpari. Ndakumenyesha ko ujya kuri office ugatona umurongo bafite iminsi bakira abantu warangiza ukagenda ukajyayo ugatona umurongo nk'abandi wagerwaho ukavuga ikikuzanye mukakiganira rwose batanga umwanya. Icyo cyo ndakikubwira asampurusa. Icya kabiri niba warahamagaye Manzi akakwima rendezvous. Manzi ni umuyobozi nkuko Bahati guverineri ari umuyobozi nkuko nabandi ari abayobozi. Nukuvuga ngo guverinora ifite ubuyobozi bukurikira. Alatete dufitemo Bahati Musanga Erasto nka guverineri, akagira directeur de cabinet Vincent, yarangiza akagira aba guverineri bungirije babiri. Hari uwitwa Bahati nanone nawe hari n'uwitwa Manzi Willy. Abo bose buri wese afite office ye kandi mu byukuri Manzi nawe ari mu bantu bari charge na question politique. Urukubyumva ariko kubyerekeranye no kuregisteringa ishyaka ntabwo bimureba pe.
icyo cyo ndakubwiza ukuri ntabwo Yenda kimureba ngusabye ijambo ahubwo gatoya, utekereza ko aho ngaho ari njye wagize amakosa nanga abo nk'abadushinzwe abadiaspora nibo bagombaga kumpa direction yuko ndi bubikore? buretse manzi nsoze nicyo Yes. ndakigusubiza sibyo. Hanyuma manzi afite iminsi yakiriramwe abantu, ni ku wa kabiri ni ku wa kane, ni iminsi 2 mu cyumweru. Bisobanuye ngo impamvu bagennye iyo minsi ni uko indi minsi aba ari mu kazi. Niba baragennye iyo minsi wenda ukambwira uti nagiyeyo ngezeyo banga kunyinjiza kuri uwo munsi, byaba ari cyo kibazo. Noneho twavuga duti none biragenda bite ko abayobozi bashyizeho badashaka kwikoza abaturage kandi ari ubuyobozi bw'abaturage ari twebwe barwanira? Aho nakumva Yenda aho niba kubyerekeye nagira gato navugaho, go ahead. nawe ushyize mu gaciro utekereza ko byo ubwabyo niba nk'aba bamama twagombaga gufasha Oya aho ngaho ndacyari muri ya ndaje kadire ya nyine politiki kuri abo naho ababyeyi twagombaga ndahagera. gufasha, kubera iki byaba ari ibintu bigoranye ko biri bunsabe gufata 200,000 cy'amadolari nkamanuka kuri Goma byonyine ngiye kwandikisha ishaka rya NGO nangwa se pate politike, ku buryo ubu buyobozi bwa diaspora mwaduhaye butwegereye bwabyorosha mu mwanya wo gufata iyo tike njya kwiyandikisha kuri Goma ngatonda umurongo nayakoresha ndi gufasha abara ababyeyi. Yes, aho turemeranya naho Ibyo ndahagera nta mwakoze. kibazo. Hanyuma ubwo ubanza ubyumve ko biramutse ari ukujya kureba manzi physically ni ku wa kabiri no ku wa kane, cyangwa se waba ufite nimero ye ukamuhamagara atakwitaba, ntutekereze nabi, utekereze ko ahuze, uzamwohereze message natayisubiza uzashaka izindi nzira. Birashoboka yuko wakwandikira umuntu rwose ntagusubize bitewe na message nyinshi yakira no kuzisoma akaziburira umwanya, icyo twese tukizeranyeho ko bishoboka. Hanyuma kubyerekeranye no kuvuga ngo ni NGO nabyo manzi ntabishinzwe, Bahati ntabishinzwe, ni ukuvuga ngo mu cyama ni umumama umwe witwa Chantal ubishinzwe, yabaye ari uri kumbwira uti naramuhamagaye ntiyitaba. Niba ushaka na nimero ndayiguha ndazifite, ukambwira uti nahamagaye mama Chantal ntiyitaba kandi barambwiye ko ari ushinzwe iby'ama NGO. Hanyuma uyu munsi tukaba turi kumunenga, noneho tukavuga duti aba bantu ko bari gukora nabi tuzabaregahe, akaba ari cyo ngicyo turi kudiringa. Ariko mu by'ukuri ahantu uri gushaka kuganisha Muhire ni nko gushaka kugarura umutwaro wose kuri njye ko burya oya n'ubundi urakugarukaho, ahubwo ahantu ndi bugushyigikire ni hamwe kandi aho uri gushaka gufata amakosa yose ukayangaruraho. Ni nkaho uri kuvuga ngo ibyo wakoze byaba byiza byaba bibi wabinyujije mu nzira itari yo. Niba tutarigeze duhabwa n'ubundi ni ukuri, niba tutarigeze duhabwa amakuru y'uko bigenda, aba ba diaspora bagwira inshuti nk'abo urukumva Jackson Muheto aba aribo badushinzwe. Jackson Muheto wamuhamagaye ryari? Sinakubwiye ko ari tariki 29 z'ukwa 10 mu mwaka ushize. Ntabwo yari akiri mu nshingano, yari yarasimbye. Umva yazibamo atazibamo, uri gukoresha political language yo guhindura ikintu kigasoza ari nge kigarukiyeho. Ariko banzo nyumve nk'umuturage wo muri diaspora, abo ndeba nabanshinzwe ibi rukumbwira ati wakaba warabimenye, ahubwo warukumbaza ngo ibi ngibi bigeze babikubwira. Niba batarabimbwiye oya Floribe reka mbwire, ndakuzi neza, uzi igifaransa cyinshi gikubye cyane nzi icyongereza, urumva? Oya nta kibazo nacyo urakizi cyinshi, ariko n'igifaransa zi neza kukizi kuko inakumvisha ugisoma. Ariko nta kibazo, reka tugiskipinga icyo kintu. Ariko AFCM 23 muri abo bayobozi bose nkubwiye nta numwe yanomye idashyizeho itangazo. Niba ushaka amatangazo umbwire nyaguhe, ntawe yashyizeho idashyizeho itangazo. Ahubwo icyo wowe wagombaga gukora, wagombaga gushakisha ayo matangazo, utayabona ndanenga, reka nenge nubwo wirinshi utataraha, sibyo? Niba koko mwaraganiriye mukaganira ntagusubize, nakubwiye ati urugomwe ruraryoha,
wenda turi kukumva ariko wenda na Willy Nshuti aje hano yavuga message ibindi ndazifite uze kumuhamagara ndidutandukana urumva njye ngira na nimero yawe by the way nta kibazo noneho ugasanga sibyo wenda yakubwiye ibitandukanye wamubajije uti ibi bintu ko bimeze bitya na bitya mbigenze nte kubera ikindi kuvuga ibi ndaguha urugero dufite NGO itimu y'abana bo muri Amerika na za Sweden n'ahandi bita The Unity urukumva uyu munsi The Unity yarite masekete bufunze yariteraniye igoma sibyo yazanye inkunga ifite igenda ku mashuri atandukanye urukubyumva imaze kujya ku mashuri atandukanye yazanye amakayi menshi ibihumbi 16 by'amakayi arenga hejuru ni njyewe noneho mbikubwire ni njyewe wayambukije sibyo hanyuma bazana ibintu byinshi byo gufasha abaturage ngira ngo harabagiye babona amafoto bagiye ikirorirwe bagiye ikiwanja ubwo ndavuga za Rucuru hose barahagera kandi bahabwa imbaraga zishoboka zituma bagerayo iyo ni NGO ukwayo rero ahubwo njyewe nsanga harimo misunderstanding hagati yawe n'ubuyobozi bwa diaspora mutumvikanye ngo bukuyobore icyo mbonamo nta misunderstanding zabayemo ahubwo icyo mbona nuko bumvise ndi gukoresha ijambo nangwa se imvugo batatekerezaga ko banyumvana muri ubu buryo muhire hari abantu bafite n'ikiyobozi muri bo ku buryo kumubaza 4 na 5 akumva kumubaza uri kumuganiza ushize amanga byo bwabyo ahita bibona nk'ikibazo Jackson uriya Willy Nshuti yarabivuze ati ibintu ntago byumvikana nkaho yumvaga ko icyo avuze nicyo nuguhita ukubitaho umusumari ntabwo tubimenyereye n'abana bacu twabyariye hano muri aya mahanga iyo umubwiye ikintu arakubwira ati kubera iki ariko Floribert reka ngusabe ikintu kimwe pe kandi uri imfura pe impamvu ntari kwemera ibya Willy Nshuti sibyo reka nkubwire ntago turaganira mu gikari impamvu uri kumansa n'umurengeye nuko numwe mu bayobozi twagize muri diaspora bashobora kwicara bagatega amatwi mugashwana ntimwumvikane mukavuga muti dufungire ikiganiro hano tuzacumbure ejo mugacumbura nk'ejo mukongera uze kumpereza ijambo mbaze muhire gatoya reka banze uze noneho urahita kwekera kuyego nk'ejo mugacumbura mukavuga mwananirwa kumvikana mugashaka handi mubipfundikira kandi mugatandukana mwese muri good icyo ngicyo ni uwitwa Gasore uramuzi uwitwa Gasore vice president wa diaspora uzamuzi Gasore urumva uzamuvugishe uwitwa Gasore uri muri Norvège ariko Floribert uranyumva hari n'ibyo uri kugira personal brother bo reka ndeba hari ahantu wavuze penye ndi kwemeranya nawe nyine buretse gatoya niba warahuye na service mbi uyu akaba ari kukurangira iyi akaba ariyo nzira kandi ukaba ubyumvise imimerere yabo mibi bakaba banakubwira naho babiripotinga so what's wrong inyumva muzungu Floribert reka nsubiza muzungu gato reka ngufashe ntabwo nshaka ko bakuryamira cyane bino bintu abenshi bari gupfa kubizamo hari byinshi batazi kuva mu gikari muhire hari ikintu ngiye kumushimira mu bintu avuze byinshi mushimiye ko aguhaye izina ry'umuntu ushinzwe kwakira amashyaka ya politike ashaka kwiyunga muri AFC icyo rwose muhire ndakimushimiye ariko ntongera kumunenga ko atanenze bariya bagabo uburyo bano basore barimo Floribert n'abandi batandukanye bari kumwe bamugiye nk'umuyobozi wa diaspora bakamubwira buri kimwe cyose uhereye ku kiroto bagize cyo gushinga ishaka ritavugitse nk'uko M23 bivugitse ariko bagiye gufatanya mu buryo bwo kugira ngo n'ubundi bagere ku cyo bagomba kugeraho aho kugira ngo bifate bamubwire ngo bino ntago tubishinzwe biraturenze hari ibintu dushinzwe n'ibi na nibi ariko twakugeza kuri uyu bishinzwe buri iyo babivuga gutyo nk'uko muhira kugiriye inama nta nubwo wakoze iyi space rwose muhira rakoze so nukuvuga ngo bari abantu barabikomeje bahita bamufuringa nabo bari kumwe bamubwira ijambo rivuga ngo genda ute muri puberi iryo jambo ni ijambo ribi cyane
so iyo babikora gutyo bakamubwira ngo ibi ntago tubishoboye, wenda tunarabishoboye ariko ntago ari byo dushinzwe mu cyama, genda ujye hano na hano, uyu rwose arakwakira. Ntekereza ko ibi byose byakabaye bitaraje. Muhire ngira ngo nta makuru afite, ntago azi ko mwagiye no kuri Zoom, ntago azi ibintu byinshi. Muhire ngira ngo ntago abizi. Ahubwo Froibert, muri makeya, kubera ko umaze kumenya umuntu ushinzwe kwakira amashaka ya politike na NGOs zitandukanye zishobora kuba zafasha hariya, mutangire mukore icyo ngicyo, mugende muri iyo nzira, mwandikire uriya mu mama Muhire aguhereze contacts, umwandikire nawe, nabyanga Kongo ni y'abakongomani bose, uzamenya ahandi uzajya hejuru y'aho ngaho, urumva. Ariko Muhire nagiraga ngo rwose anenge bariya abantu, kuko bino bintu bimaze imyaka, nanjye hari ibyo nzi ho mu gikari, ibi bintu byanyu nuko ntabijemo, ariko nzi aho byatangiriye n'aho byapfiriye. So hajemo gusuzugura, bituma bataguhereza inzira ya nyayo y'aho ushaka kwerekera, nuko nawe ubona kugera kuri urwego rwo kurakara no kumva kuto ubanyuriramo. Rwose nicyo cyabayeho, ibintu bijyanye n'agasuzuguro. Naho ubundi iyo baguhereza inzira nk'iyi Muhire aguhaye, nta nubwo kano kanya bakabe wazanye bino bintu, bakorohereze rwose, babahereza inzira ya nyayo kandi wayibonye. Njye nicyo ndi gutekereza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo naje kugira ikintu kimeze nk'igihunga, ndibaza ngo aba bantu bo ubwabo ko ari babiri, ko ari bo nari mpezeho amakiriro, kwanza ni namanuka nkajya hariya muri Kongo. Ni ukuvuga ngo biroroshe niba manutse nkajya hara kuri Goma, byo ubwabyo navuganye na nuriya Wirinshuti, twavuganye nk'umuntu nshinzwe umuyobozi nk'umudiaspora, biroroshe kuvuga ati ngo Froibert yaje kubasura, nta kidasanzwe, ntabwo ari mu buryo bwa official, yenda si umuntu ukomeye oya, ariko umuntu abimenye ngo no kuba njye na Wirinshuti tubanye neza nk'umuyobozi wanjye, biri mu bintu byatuma manuka no muri Kongo mfite umutekano, kuko nzi ngo n'uwagerageza kungirira nabi nanga se agashaka kumbaza 4 na 5, nakwikuba ku ruhande nkandika kuri WhatsApp ati Wirinshuti ntabara, ndi kubona bigenze nabi. Niba atansubije, muri make ibi byo gukuretinga space niyo alternative nari nsigaranye, ko ntabwo nagombaga guhangara kuba namanuka ngo mfate indege nge hara kuri Goma. Niba bitwa abayobozi banje batari kunyumva, banangaragariza kunca amazi ntibasubize message, byasobanura iki se mpageze? Yenda nubwo nzi ko batabikora, turabavandimwe, tugomba kuryanira mu gikari, ariko nzi ko nta warenganya mugenzi we. Ariko urumva nta security mu mutima nari mfite. Niba umuyobozi wanjye ashobora kutabyumva kuri ako kageme, agasa n'ahashatse kunzimangatanya burundu, mu gihe hariwe narinze ngo nimanuka nkagera kuri Goma, cyangwa se nyuze Bunagana, nanga se nyuze Kitagoma, abanzi ngo ndamutse mbonye umuntu uvuze ati we navuga nti nyabuna Wirinshuti uratabara, dore hari ukuntu bigenze. Niba ngo tutari kubyumva kimwe, nahangara nte kujya no mu gihugu. uzi Froibert, reka nkubwire, sibyo? kandi nje nkubwiza ukuri, birashoboka ko wagirana accrochage na Wirinshuti, sibyo? Ariko mukayigirana personal, iri personal, ariko akaba atari movement mwagiranye ikibazo. Icyo cyo nanjye navuze ko rwose ntacyo nenga movement pe. Yego. Alright, noneho icyo ni kimwe. Icya kabiri, igihe wahamagaye Jackson, ntabwo yari akiri mu nshingano pe. Niba yaranakubwiye ngo ari mu nshingano, yarakubeshye. I'm sorry kubivuga gutya, ariko ntabwo yari akiri mu nshingano. Ibyo ngibyo ndabivuga, nanabisubiramo nejo nkabisubiramo, nabukiye bwaho nkabisubiramo. Dufite abantu bari proche na Willy, kandi bafatanyije inshingano. Harimo wabita Hobe, hano wamubonye, sibyo? Yitwa Bihobe, hano yarahari, sibyo? Hobe nibura amazina ni Desire Nyarubisi, sinzi niba muzi. Oya. Urumva? Tukagira Gasore umuyobozi wawe, sibyo? Nibura ubu ngubu ukaba uri kutubwira uti naganiriye na Gasore, turi batatu, na Wirinshuti ananira Gasore, nanjye arananira, banga kunyumva, ahasigaye alternative nsigaranye yari ya space. Aho ngaho nabyumva, kubwira gitaba we yanashatse kenshi no kuduza Wirinshuti aranga. Okay, kambaza Muhire kino kibazo, Muhire, Nshuti Willy na Manzi Willy ni icyo banenga muri iyi case ya Froibert nabo bafatikanyije, ko ndi kumva ari ko banenga ko bose yabagezeho umwaka kugiye gushira. Arega ikibazo nagize ntabwo ari ikibazo cyo kunenga, kuko
burya nubwo bakosa hakosa uwakoze ntabwo hakosa uwicaye. ndakumva. Ni ukuvuga ngo bwa mbere nubwo bakora amakosa nabaha felicitation ko bemeye no gufata izo nshingano, ariko bakaba bari kuzikorera mw'amakosa, twarangiza tukavuga duti turabanengera mu gikari yo hirya. Turabanengera mu gikari, ariko ntago twavuga duti niba kuko kubanengera nukunenga movement yacu, kubera buretse Floribert nkumvishika ikintu, kuko iyo usuzuguye intumwa doko nukuvuga ngo impamvu ari kunenga movement yacu nute nuko ni movement yabashyizeho. Cyo ni kimwe, kandi bashyizeho ibafitiye icyizere. Nukuvuga ngo baramutse badakoze ibyo movement yabatumye, dufite uburenganzira buri reportinga kuri ba chef babo, kuri ba boss, tukababwira ati afande Makenga uraha, Corneille Nanga uraha, Bertrand Bisimwa uraha, ariko dufite ikibazo cy'abayobozi mwaduhaye batita kubo bayobora, ahubwo kugira ngo babafashe nibo babarenganya. Icyo kibazo tukagitanga. Aho rero iyo bigeze aho ngaho niho duhaguruka tukavuga duti banze kutwumva, cyangwa se ntabwo bakosoye, kuko iki kwereka warasomye mu bahirwa niba yaranditse ngo aho wanyuze uri gusebya uzongera wanyura uri gusebura, sibyo? Niba koko barakoze iryo kosa bagomba kudenonsa, bakaza bakaguhamagara nyuma yo kumva icyo cyaha, bakavuga bati okay, noneho Floribert nka mwene data twaragukoshereje, utubabarire, turashaka noneho tuganire turebe inzira zo twakemura ikibazo cyawe. Ufite ikihe kibazo bakagutega amatwi. Ariko vraiment mfite akanya gato ngiye no kugenda, sigaranye iminota 2 cyangwa 1, ariko vraiment Floribert njyewe mfite nimero wenda kwandikira. Icyo nagusaba muri iyi minota, ndabizi kutarwanya ishyaka, ndabizi kutarwanya revolution, amasegonda 2 ngusabe gatoya. Imvugo ukoresheje usoza hari gushobora kutumvikana neza. Ni ukuvuga ngo mu bintu bijya byica political systems zo muri Afurika, n'icyo waruvuze mu kanya kirimo, reka ngisubiremo. Aho nuvuga ngo kuvuga umuntu w'umuyobozi wakoze ikosa, bigasa naho none uvuga ati aho gutunga runaka urutoki uri gutungisha akaryose urutoki, bijya bisoza bihungabanyije abaturage ku buryo bavuga ngo nimvuga nabi gavana ndaba mvuze nabi ishaka ryose. Ntabwo ariko biri. Hari uvuga ngo tandukanye ibintu bibiri. Ngiye nka Floribert niyo byansaba gupfa ndi kuzira M23 umwuka bawumaramo nkabyemera. Ni nacyo cyandaje ishinga igatuma ntasinzira mvuga ngo ni gute uyu muntu ampeza mu byacu. Twese twarahunze, twariye impungure, twariye nabi, turi gushaka kwisubiza agaciro kacu, ni gute unsubiza inyuma. Ariko iyo ushatse kuvuga ngo kuvuga nabi wira inshuti, usa no kuvuga uri gusebya ishaka ryose, ni nabyo bijya bituma abantu batinya kuvuga, kuko bavuga ati okay ni kuri wira inshuti. Oya Floribert nyumvurike ongera ukosore neza. Ndahasubiramo koko na Makenga na unyumva na Fande Makenga kumunenga wenyine ku giti cye ntagomba nenza ishaka ryose. Arega icyo nukuri cyo uri kuvuga, ariko icyo gitandukanye n'ibibazo mwagiranye biri personal warangiza ukabinenga. Ibyo biratandukanye, kubera ko ndaguha urugero uretse ngo urugero mfite droit d'expression, kuvuga ibyo ntekereza, freedom of speech, kuvuga ibyo nshaka, urukumva, ku muyobozi uwo ari we wese bitagenda neza, ariko mvugira inyungu rusange, urukubyumva. Urugero muri Minnesota bishe umudamu, warabibonye ku social media, sibyo? Bishe umudamu ufite citizenship y'abanyamerika w'umunyamerika. Ntabwo abaturage batinye kujya mu mihanda barigaragambya, sibyo? Kandi leta iriho ya Trump nayo ibibonye irisobanura, bayishyizeho pressure y'imyigaragambyo ko yumvisha ari igisebo. Natwe byaba ari igisebo, urumva? Ku giti cyacu turamutse tubonye ikintu kibi gifitiye inyungu community, twarangiza ntitukivuge muri rusange tukakivugira mu ntamatama, byaba ari igisebo. Ariko ikibazo nagiranye na Wiri Nshuti, ikibazo nagiranye na Manzi, ikibazo nagiranye na Bertrand, ikibazo nagiranye na Makenga, ntabwo igenye na Makenga tutarakivuga.
niba kidafitiye community akamaro nta mpamvu yo kukizana ku masocial media kubera kamaze gatoya buretse Floribert buretse kubera iki icyambere ni nkizana abantu barumva yuko ari ishyari kimwe icya kabiri barumva yuko noneho ndashaka kumuharabika n'ababanzi bamwanga bamubone bamuca urwaho. Ni nayo mpamvu ndi kubikubwira kugira ngo nawe hatagira ukuririramo kandi utarwanya ishyaka noneho baprofite kurirwanya kubera ko bumvishe ko wavuze umuntu X cyangwa Y wenda nabo bamurwaye. Icyo nicyo ndi kwanga. Abona rishatse kugaruka naha muhire mfasha. Ni gute ishaka rya politike twari tuzamuye na bagenzi bacu uvuga ko bidafite inyungu politike umuryango wose muri rusange? Mbese bifite inyungu 100%. Patapate politike ntibikunze ariko ubaye noneho umuryango NGO yo gufasha abo bapfakazi n'imfubyi yenda nambivuge mu izina nyine ibyo ngibyo nabyumva bya rusange ahubwo byari byanje ku giti cyane. Oya Floribert nabyumvishe ibyo uri kuvuga kandi nanabigusobanuriye. Niba kuko mwarabiganiriye icyo nabanenze nuko bataguhaye inzira binyuramo ariko abo bawi icyo cyonyine nicyo nabanenze. Niba kuko mwarabiganiriye ariko mu by'ukuri aho binyura nahagusobanuriye ntabwo ubujijwe kugira parti politique. Uyu munsi mbyutse mu gitondo ngashinga parti politique hano mfite uburenganzira burishinga. Najya kwa nanga nkavuga ni nanjye nje kujoininga nkaba muri AFCM 23 najyamo. Uri kubyumva? Mbyutse mu gitondo mvuze ngo nshaka gukora NGO nahamagara mama Chantal nkamubwira ko nshaka gukora NGO akanyohereza muri bed ngakora registration ya NGO narangiza nkungaruka kwa mama Chantal nkamubwira intumbero nicyo nshaka gukora. Urumva? Rero niyo mpamvu nari kukubwira nti wowe icyo narindi kukubwira nukugira ngo njyewe ngiye kugenda nukugira ngo batakuririraho abanzi b'icyama bakaba babonye urwaho. Reka ngurugero njye namanzi umwaka ushize umugore wo muri Australia witwa Nono niba ari Nono kuntu yaratubwiye ngo yadushyize ku masocial media ngo nitwebwe ngo twishe ngo umuhanzi sindi kumwibuka warabibonye neza ndakeka warabibonye. Ari gusebanya atari byo manzi atarava no muri Canada twari turi muri mobilisation muri Kentucky nicaranye na manzi tubona ibintu bije ku social media ngo twebwe akurikira uriya muhanzi simwibuka umwe wari ufite ibideredi wari waragiye mu bazarendo baramurasa. Urumva? Ubwo abakoze space muri icyo gihe wenda afitanye akabazo na manzi akaba yabonye n'icyo kinyoma cy'uwo muntu. Urumva yuko yahise konfirma ngo nibyo ubwo banakoze ama space hano birakomera. Rero wa mugabo we Floribert nzi neza ko uri mature enough. Tekereza ku byo nkubwiye njyewe ndagiye asigaye Imana kugenda. Murakoze cyane murakoze. Niba nta wundi tuneganye ijambo ro ndumva twasoza ikiganiro kandi inama muhire rwose aduhaye arakoze. Ubwo ndumva ibindi ndaza kumushaka mu gikari tubiganireho yenda za nshikirize n'inamba z'abo babyeyi uwo mu mama ushinzwe NGO kuko ibya political party byo si ngombwa kuko igihunga twari dufite cyo kuvuga ngo turamutse tuvuze ku bya M23 bashobora kuba batugwa nabi muri ibi bihugu ahubwo twazabivuga tukanabikora twitwikiriye iryo rindi zina ry'iyo party politiki. Ibyo ndumva aho bigeze kuri ubu nta nubwo bigiteye ubwoba. M23 mu by'ukuri nibijya na za Doha ikavugwa n'ahandi bivuze ko natwe turamutse twikuyemo ubwoba naho turi twanabivuga kandi bakabyumva. Icyo ndumva kitakiri ikibazo cya political party ahubwo icyo numva yenda avuze kandi numva yenda nshigikiye ni ukuzashakisha uburyo twashaka uwo mubyeyi akazadufasha kuregisteringa NGO tugakomeza umushinga wo gufasha abo bamama nk'uko twabyemeje ariko ibya parti politique tukabireka. Ariko munanyumve nk'abanyamuryango mwatwitabye ikintu cyambabaje kikananshingura ni uburyo abantu twari twizeye ko batwumva ari bagaragaje ko basa naho badashaka kutwumva. Icyo nicyo cyambabaje ku buryo mpita nibaza ngo niba koko wiri inshuti muha message ukoze kugashira adasubije uyu muntu duhuriye kuri Goma byo yankorera iki?
ariko Muhire rwose Imana imumugisha ku kanya gato aduhaye, urumva ko aduhaye umucyo. Iyo NGO mu rwego rwo gukomeza gufasha abo bapfakazi n'imfubyi, aduhaye umuco ko twashaka uwo mumama akazabidufashamo, ubwo abasirikare bakomeje gutera imbere bafata ibindi bice, natwe izo mfubyi n'abapfakazi bari gusigara dukomeze tubafashe. Ndumva rwose agize neza, ariko ndabona hari undi wamanitse akaganza, n'uwitwa reka turebe, Rubayita. Ni Rubayita, muraho neza? Muraho neza namwe? Yego, dying for truth is better than living for what? Ntabwo bigaragara neza. Ndabasuhuza, umwaka mwiza. Yego namwe. Nge ni igitekerezo nari gutanga. Hari ikintu bita code of conduct, cyangwa se amategeko agenga imyitwarire, haba mu muryango, ndavuga umuryango w'abantu, famiye, cyangwa parti politique, cyangwa mouvement, cyangwa alliance. Ni kuvuga ko uburyo abantu aho bari hose bakora amakosa, nta muntu udakora ikosa. Ariko noneho niba uwo muntu wakoreye cyangwa yagukoreye ikosa mufite ahantu muhurira mwese, wenda muri famiye cyangwa se mwese muri M23, aho ho murahahurira, noneho uwo muntu afite inshingano ahagarariye n'umuyobozi, kirazira kikanaziriza gufata ibyo mupfa ukabishyira kuri social media. Kubera iki? Kubera ko uriya muntu ararepresenta ikindi kintu gikomeye nawe wemera, personalite ye. Ni kuva undi muntu utari muri iyo famiye yabikora, undi muntu uri mu yindi parti politique cyangwa undi muri famiye hashobora kuvuga ngo kanaka yandinganyije, kanaka yankora ibi nibi yabikora. Ariko wowe kora ko mufite ahantu muhurira kandi uwo muntu akaba afite byo ahagararira, ubivugira. Niyo mpamvu ari n'imigani myinshi bavuga ngo linge sale se lave en famille. Ni kuvuga ko urabiceceka ugashaka ukuntu bivuga, ariko muri famiye, kugira ngo ugarde personalite ye, ugarde n'ibyo ahagarariye kandi nawe wemere. Rero ibintu Muhire yavugaga, nubwo nyuma yanze kubikomeza, nubwo amakosa yagukoreye ari personnel, ariko kubera ko afite ibyo ahagarariye, afite immunité, afite ibindi bintu arepresenta, personalite ye kuyangiza muri publique, ubu urimo kwangiza ibyo ahagarariye kandi nawe wemere. Ushaka izindi platform, ushaka abandi bantu babahuza, hanyuma ukavuga ngo uyu muntu yankoreye ibi nibi, murabibona gute? Ariko ntabwo ari kuri social media. Murakoze, n'iki gitekerezo natangaga. Urakoze cyane nawe. Birumvikana ibyo uvuga nibyo, ariko ijambo wenda ryakomeje gukoreshwa ngo kuzana personal interests zanjye nkazihindura big deal, ibyo ntabwo ndi kubyumva. Yenda iyo biza kuba hari inzira yasigaye yo kubikemuramo mu bundi buryo bwaho nahurira nawe, byari gukemuka. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo ari na vice we umukuriye uri hano muri Norvege yabigerageje kenshi gashoboka, arinangira, wiri inshuti amwe mu mwanya. Rero ibi we gusa nabo kubifata nk'ari bya Floribert gusa, ni ishaka rya politike twari twatangiye. Ntabwo ari Floribert njyenyine, ahubwo twari benshi. Ubwo bivuge ngo niba uvuga ko afite ibyo ahagarariye, uvuga ko nanjye mfite ibyo nari mpagarariye. Icyo ni icyambi cya kabiri. Niba noneho ibyo tuvuze ngo birazanamwe akajagari turabiretse, tugiye mu rwego rwa NGO, tugiye gufasha abo bapfakazi n'imfubyi. Still ntabwo zikiri interest za Floribert, biracyari inyungu rusange z'abandi. Ariko none reka dushimire Muhire namwe mwese mwabonetse, kuko mu by'ukuri murabona ko igisubizo kibonetse. Ari nayo mpamvu
n'abashobora kuganira na bari abagabo, ntabwo uburakari bujya butuma umuntu ayobora neza. Nubwo nka Floribert yenda naba hari uburyo twasubiranye mu magambo bakumva